reba aho uhagarara hanyuma nibarize uyu mumotari niba yantwara. Mwiriwe neza mota. Amakuru y'iminsi. Neza. Wangejeje hano ku bitaro bya Masaka. Masaka? Ariko nta mafaranga mfite nukumfasha. Ariyo ngiye nakujyana ariko neza ubwo uragera gute nta mafaranga ufite? Nyine ndiho ndagenda nsaba ubufasha ngo ndebe ko hari umuntu wantwara akangezayo. Byagenda bite? Nyine nta mafaranga mfite mota. Ubuze ko kunsize ku muhanda. Ariyo ngiye nakujyana ariko ntabwo ariyo ngiye. Nta kundi basi. Okay guys, reka tugiye gushaka undi kuko uyu nguyu arankatiye atariho ngiye nagufasha ariko ntabwo ariho ngiye rwose. Ngo nkujyane gutyo gusa. Reka turebe ko tubona undi. Mwiriwe neza mota. Mwamfasha mukangeza hano ku bitaro bya Masaka. Ariko nta mafaranga mfite nukumfasha nukumpa lift. Nta na make mfite mota. Ndabyumva nyine essence yari kungezayo nyine ngomba kuyishyura. Nako byibura mumfashe rwose nta mafaranga mfite. Korera umugisha mota, korera umugisha na Imana izaguhemba. Urakoze cyane mota. Imana iguha umugisha cyane. Tugende. Mota. Noneho reba aho uhagarara hano hafi. Ngira akantu mbanza nkuramo hano kuko ndumva bitameze neza. Reba aho uhagarara aho hafi. Bande akantu nkuramo hano. Akantu kambangamiye muri kino gikapu. Reka nzi. Mfasha. Batatugonga akira. None se mota hari undi muntu wari wagirira neza ngo umugeze aho agiye ku buntu? Ntawe barahara ariko bamwe nabo njye mfasha haba ku mafaranga haba ku ndabafasha. Imana iguha umugisha ko wari wemeye kumfasha. Ubusanzwe ukorera kuri iriya seta se? Rimwe na rimwe ndakora. Rimwe na rimwe ubundi akenshi ukorera he? Akenshi uri gukorera i Remera. Imana iguha umugisha cyane ko wari wemeye kumfasha. Usengera he? Muri restoration hano i Masoro. Imana iguha umugisha. Ntabwo ari uko nari mbuze itike ahubwo nuko nashakaga kureba ese nabona umugira neza ushobora kumfasha. Akira murakoze cyane. Urakoze cyane Imana iguha umugisha.
namwe mugire umunsi mwiza. Dohara muri ya modoka harimo kamera chan. Yes, muri ya modoka harimo kamera. Ubundi kugenda nshaka ese hari abamotari bakigira ubuntu, hari abantu umuntu ushobora kugirira neza for free. Kuva hariya hirya, kuva mu Busanza ugera i Masaka hari kure cyane, ku buryo umuntu yakwihanganira kugufasha ngo akugezeyo, ariko urabinkoreye utanzi nta n'iki. Imana iguha umugisha. Nawe urakoze cyane. Ufite umuryango? Imana ibaha umugisha. Imana izahore ikoherereza abantu bagufashiriza abana nkuko nanjye wari umfashije utanzi. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha nawe. Amen, amen. Sawa akazi ke. Ikibazo cy'amafaranga pe, si ibyo kukubeshya. Wari ufite ikibazo cy'amafaranga? Mfite ikibazo cy'amafaranga atari make, ariko sinabona uko mbivuga. Kuva mu gitondo nta mugenzi wari wabonye? Nabonye abagenzi, ariko nari mfite ikibazo kinkomereye kindi cy'amafaranga, ariko aya ngaya arambera intangiriro y'umugisha. Amen, uhabwe umugisha rwose. Ubone n'abagenzi benshi. Urakoze cyane kabisa, Imana iguha umugisha. Amen, amen. Witwa nde? Yitwa Ndayambaje Yves. Ndayambaje Yves. Wenda n'utaha tuzongera duhure. Imana ikugirire neza. Urakoze, sinabona uko nabivuga. Murakoze cyane namwe. Yes, uyu ni Ndayambaje Yves. Mu by'ukuri aranezerewe cyane, aravuze ati nari ikibazo cy'amafaranga none umbereye umugenzi mwiza w'umugisha, mbese asigaye adusabira umugisha. Frère Jeannette, in God we trust. Twakomeje, reka tugana ahandi.